burya hari amakuru umva amatwi yawe ukavuga uti reka nyatangaze n'ubundi ntago ari comedy, ni amakuru rwose ari amakuru umva ukumva arashikije ukavuga uti n'ubundi reka nyatangaze. Mu Burundi haravuga iki? Mu Burundi haravugwa inkuru yakomeje kuba trended, barimo kuvuga yuko umusore mere gushaka umugore ari umusore ufite ibiti by'avoka mu murima. Ngayo nguko rero kwa Neva Ndayishimiye Evariste bavuze yuko ngo umusore mere gushaka umugore ari umusore nibura ufite ibiti 10 by'avoka mu murima we. Waba utabifite ukabana n'umuryango wawe cyangwa se ukabana na mama wawe ariko utagiye kuzana umugore na biti by'avoka ufite mu murima wawe. Ngayo nguko mu Burundi bihagaze bite? Ese ubundi kweri cyashyizeho rino tegeko? Mu Burundi ubuyobozi bwa komine Muyinga bwashyize amabwiriza mashya agenga ibisabwa ku basore ndetse n'inkumi imbere yo gusezerana imbere y'amategeko. N'ayahe rero? Ayo mabwiriza avuga yuko umusore ushaka kurongora agomba kuba afite inzu yubakishije amabati cyangwa se amategura, matera, umurima urimo nibura ibiti 10 by'avoka n'ibiti 100 bya kahwa ndetse n'ibindi bihingwa bigaragaza ko ashoboye gutunga urugo. Amaye nka rero ndabisubiramo. Uburundi ubuyobozi bwa komine Muyinga bwo mu ntara y'Abahumuza bwashyizeho amabwiriza mashyashya agenewe abasore ndetse n'inkumi bifuza gusezerana imbere y'amategeko, aho umusore wese ushaka kurongora asaba kuba afite ibyangombwa by'ibanze bigaragaza yuko ashoboye gutunga urugo. Ibi ngingo byatangajwe ndetse bishyirwaho umukono na meya wa komine Muyinga. Uyu meya yitwa nde? Uyu meya yitwa ngo Misago Emede. Umva ngo icyatumye Burundi butangaza bino bintu, ngo icyatumye Burundi butangaza bino bintu ngo bagamije gushyira ibikorwa muri gahunda y'icyerekezo 2040 ndetse no kugabanya amakimbirane akunze kuvuka mu ngo cyangwa se bitewe n'ubukene n'ubushomeri. Kuko iryo tangazo ribivuga ngo umusore wifuza gushyingirwa agomba kuba afite inzu yubatse neza kandi isakaje amabati n'amategura y'abantu cyangwa se nini. Agomba kandi kuba afite matura, ibiti 10 by'avoka ndetse n'ibiti 100 bya kahwa hamwe n'ibindi bihingwa bigaragaza yuko ubushobozi bwo kwitunga no gutunga urugo abufite. Ngayo nguko rero muri tangazo bashyizemo icyo bita gender balance, ariyo tangazo rivuga yuko umukobwa nawe asabwa kuba afite ibikorwa cyangwa se imirimo imuteza imbere kugira ngo azabashe kugira uruhare mu mibereho ndetse n'iterambere by'urugo rushyashya azaba yubatse ndetse n'umusore we. Icyakora ngayo mabwiriza ashobora guteza impaka kubera ko hari abashobora kuvuga yuko ashyira igitutu gikomeye ku rubyiruko rutagira ubushobozi cyane cyane mu bice byinshi abaturage bagifite ubukene. N'ubundi impaka zatangiye kubera ko ngingo ndaje gutangaza iyi nkuru impaka zitangiye kubera ko rwose umva ko ari ibintu bitangaje kuva yuko umusore azajya ashaka umugore igihe afite ibiti 10 by'avoka mu murima, afite ibiti 100 bya kahwa arara kuri matura ndetse afite inzu yubakishije amabati cyangwa se amategura. Ariko ubundi mu Rwanda burara umuntu ushaka adafite matirara ubundi se bibahora. Ubundi kandi ugavuze yuko n'abashobora kubibona nk'uburyo bwo gushishikariza abantu kwitegura neza mbere yo gushinga urugo ako rushinga badafite icyo bazabeshaho umuryango. Ngayo nguko ari ngibyo bari mu gihugu cy'u Burundi, ariko nizere ko rwose mu Rwanda ibingi bitari byahaza kuko rwose mu Rwanda by'ibiti by'avoka nge byo kugira ngo ibiti 100 bya kahwa nge byo kuvanga umusore ngo afite matera nge byunze cyangwa se by'amategura wapi ibyo ngibyo rwose mu Rwanda ntago byemewe. Umusore rwose wiyumvamo ko afite pa washaka umugore kandi rwose bakabana bakajya mu rukiko ibintu bigakomera. Ariko ntago nave babara abantu bashyizeho bintu ni mu gihugu cy'u Burundi ntago ari mu Rwanda nyine. Karagacemo rero ndacyari mwe Nyabari Obedi nitiraga murabizi kujya bari fasta aya makuru tukaba tuyakuye mu gihugu cy'u Burundi na ngini Obi Time News. Obi Time News.